Twongeye kubasuhuza bene data kandi tubahaye ikaze muri Handitswe Ngo, tubifuriza ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana ngo bibane n'umuntu wese ukurikiranye ibyanditswe byera, kandi umuntu wese ukunda ijambo ry'Imana, Umwuka Wera amwongerera imbaraga n'umwete byo kurigira nyambere mu mibereho ye ya buri munsi. Muri kano kanya tugiye gukomeza na Handitswe Ngo, aho tugiye kurebera hamwe Kuva cyaho cya gatandatu ku murongo waho wa gatandatu niho tugiye kumereza. Muribuka yuko ku murongo wa gatanu twabonye uburyo Imana yita ku bakandamizwa. Ntabwo Imana yitaye kuri Isirayeli gusa cyangwa Abaheburayo bari muri Egiputa honyine bari mu bubata n'uburetwa, ahubwo Imana yanitaye ku Banyafurika b'abirabura bakoreshejwe ubucakara n'uburetwa muri Amerika. Bigaragaza neza yuko imbere y'Imana nta muyuda cyangwa umugiriki, nta mbata cyangwa umudendezo, ahubwo twese turi umwe kandi dufite agaciro kamwe muri Kristo Yesu. Tubona mu Bagalatiya 3:29. Nimutyo dusenga Imana. Data twese, Imana idukunda kandi Imana itwitaho, tugushimiye cyane yuko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo riduhugure ndetse no kugira ngo ritwongerere ukwizera mu mibereho yacu ya Gikristo. Turagusabye ngo abariho kubana natwe, ijambo ryawe tugiye kwiga abariho kutuyobora, Umwuka Wera atwunganire mu izina rya Yesu, amen. Iyo dufashe Bibiliya zacu tukarambura mu Kuva cya gatandatu ku murongo wa gatandatu, dusoma amagambo agira ati: ni ukubwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Igihe Uwiteka Imana abwiraga Mose ati bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, twabonye yuko iryo zina ndi Uwiteka twabibonye nanone ku murongo wa 2, ku murongo wa 8, kandi nanone biboneka ku murongo wa 29. Kandi Uwiteka yabasezeraniye yuko azabatura imitwaro Abanyegiputa bakorera. Ibyo rero nanone tubona mu Kuva 3:17 umurongo wa 4, ndetse no gutegeka kwa 2:26 ku murongo wa 8, no muri Zaburi 81 umurongo wa 6, no muri Zaburi 136 umurongo wa 11 no wa 12. Ayo masomo yose agenda ashimangira cyangwa se asobanura uyu murongo wa 6. Ibi ngibi impamvu tubikora gutya ni ukugira ngo umuntu yumve ko ijambo ry'Imana ryo ryisobanura ubwaryo. Ni ukuvuga umurongo umwe usobanurwa n'indi mirongo igenda iboneka ahantu hatandukanye nko mu byanditswe byera. Nanone kandi Umuremyi yavuze ko azabacunguza ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Ibyo ngibyo bisobanuye ko imbaraga y'Imana ifite ububasha bukomeye. Muri Nehemiya cyaho cya mbere ku murongo wa 10 tubona uburyo imbaraga y'Imana ifite ububasha bukomeye burenze ubw'umuntu. Iyo usomye muri Nehemiya cyaho cya mbere ku murongo wa 10 dusoma amagambo agira ati: abo nibo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Rino somo rigaragaza uburyo Uwiteka Imana afite ububasha bwinshi n'amaboko akomeye. Bityo rero abantu ntibagomba kwibagirwa Uwiteka bakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, nk'uko tubibona mu Gutegeka kwa 2:6 ku murongo wa 12. Impamvu Uwiteka Imana acunguje Abisirayeli amaboko akomeye n'ububasha bukomeye tuyibona mu Gutegeka kwa 2:7 ku murongo wa 8, ahagira hati: ahubwo no Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sekuruza banyu, nicyo cyatumye Uwiteka bakuzayo amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Impamvu Uwiteka Imana acunguje Abisirayeli amaboko akomeye n'ububasha bukomeye ni ukubera yuko abakunda. Kandi urukundo Imana akundaga Abisirayeli ni narwo idukunda muri iki gihe. Niyo mpamvu natwe yatabaje Imana iducungura, ikatubatura, ikadukura mu bihe bikomeye. Imana yakoreye Abisirayeli ibikomeye kugeza ubwo mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma icyo cyaho cya 17 ku murongo wa 21
hagira hati kandi ni irihe shyanga mu isi rihwanye n'ubwoko bwawe bwa Isirayeli Imana yicunguriye ngo ribe ubwoko bwayo, ukibonera izina uriheshejwe n'ibikomeye biteye ubwoba wakoze ubwo wirukaniraga amahanga imbere y'ubwoko bwawe wacunguye ukabukura muri Egiputa. Mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 17 umurongo wa 21 niho ayo magambo aboneka. Ku murongo wa 7 igice cya 6 cyo mu Kuva handitswe amagambo agira ati kandi nzabazana mu bwoko bwanjye nanjye mbabera Imana, niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu ibatuye imitwaro Abanyegiputa bakorera ikabakura muri bo. Uwiteka Imana yarahamije mu gitabo cya 2 cya Samweli cya 7:24 amagambo agira ati nzabazana mu bwoko bwanjye, ni koko Uwiteka bagize ubwoko bwe iteka ryose. Dusoma byanditswe amagambo agira ati kandi wikomereje ubwoko bwawe bwa Isirayeli kugira ngo wowe ubwawe iteka ryose, kandi nawe Uwiteka ubabere Imana yabo. Tubibona mu gitabo cya 2 cya Samweli 7:24. Mu magambo aheruka yo kubasezeraho Mose yabwiye Abisirayeli ati ariko mwebweho Uwiteka arabajyanye abakura muri rya tanura ryubakishijwe icyuma niryo Egiputa kugira ngo mubere ubwoko bwa gakondo uko muri na bugingo n'ubu, kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka akagutoranyiriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yirongeye. Kandi n'Uwiteka uyu munsi yagusezeranishije kumubera ubwoko yirongeye nk'uko yakubwiye, kandi yuko uzitondera amategeko ye yose kugira ngo usumbishe ayandi mahanga yaremye yose, uyarushe gushimwa no kogera no kubahwa, ubere Uwiteka Imana yawe ubwoko bwera nk'uko yavuze. Ibyo tubibona mu gutegeka kwa 2:4, gutegeka kwa 2:14 umurongo wa 2 ndetse cya 26 ku murongo waho wa 18. Kandi nanone Umuremyi yarahamije ati niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Mu myaka 100 ishize Imana yarahamirije Aburahamu ko izabera Imana urubyaro rwe, ko tubibona mu Itangiriro 17 ku murongo wa 7 n'uwa 8. Imana yahamirije Aburahamu yuko izabera Imana urubyaro rwe. Kandi nanone Imana yongeye kubihamya muri aya magambo agira ati ni amagambo aboneka mu Kuva 29 umurongo wa 45 na 46. Mu magambo agira ati kandi nzatura hagati mu Bisirayeli ndi Imana yabo, nabo bazamenye yuko ndi Uwiteka Imana yabo, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nture hagati muri bo, ndi Uwiteka Imana yabo. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, ndi Uwiteka. Hano mu Kuva 29 umurongo waho wa 45-46 Uwiteka Imana ubwe yahamije yuko ari Imana y'Abisirayeli. Cyakora no muri iki gihe natwe Uwiteka Imana ni Imana yacu. Gutegeka kwa 2:29 umurongo wa 13 na 14 Mose yahamirije Abisirayeli yuko Uwiteka atari Imana yabo gusa, ahubwo ari n'Imana y'abatuye isi bose. Iyo twasomye tuhabona amagambo agira ati kandi si mwe mwenyine nsezeranishiriza isezerano n'indahiro, ahubwo ndisezeraniye abahagararanye natwe uyu munsi imbere y'Uwiteka Imana yacu, kandi n'abatari hano hamwe natwe uyu munsi. Ni ukuvuga abatari kumwe na Mose kijya gihe nabo isezerano ni iryabo. Iri sezerano ni irya buri wese, unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe aba umwana wanjye. Boneka mu Byahishuriwe 21 umurongo wa 7. Ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakorera ikabakura muri bo. Uwiteka ubwe avuga uburyo yarohuye Isirayeli muri Zaburi 81 umurongo wa 7. Uwiteka ubwe arabihamya uburyo yarohuye Abisirayeli muri Zaburi 81 umurongo wa 7. Hari amagambo agira ati nakuye urutugu rwe ku mutwaro, amaboko ye yakuweho uburetwa bw'igitebo. Tugiye gusoreza ku magambo aboneka mu majyepfo kugira ngo dusoze uyu murongo wa 7. Ni amagambo akomeye agira ati Ishyanga ry'Abaheburayo ryabaye mu buretwa imyaka myinshi.
babaye abacakara cyangwa se imbata muri Egiputa, kandi ibyo Abanyegiputa babakoreye babikoze nk'aho bari bafite uburenganzira bwo gutegeka ubugingo bwabo, umubiri wabo n'umwuka wabo. Ariko Uwiteka ntabwo yirengagije imibereho yabo, ntabwo yigeze yibagirwa ubwoko bwe buri mu gukandamizwa. Tubibona mu gitabo cy'umuntu mu majyepfo paje ya 41. Ni ukuvuga uko Uwiteka Imana itigeze yibagirwa Abisirayeli, bari bari gukandamizwa bababajwe cyane n'uburetwa bwo muri Egiputa. Niko no muri iki gihe Uwiteka Imana adashobora kwibagirwa abana be bari mu bihe by'akaga, mu bihe by'imibabaro no mu makuba. Dusaba Imana kugira ngo kwizera kwacu kudacogora, ahubwo igihe duhuye n'akaga, igihe duhuye n'ibirushya, duhanga amaso Imana, tuyiringire kandi tuyitabaze. Nimutyo dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana igira neza kandi Imana idukunda, tugushimiye cyane ineza yawe n'imbabazi zawe. None muri kano kanya turakwiringiye, tuzikwiragije kugira ngo kwizera kwacu gukomeze, ukongerera imbaraga igihe duhuye n'ibirushya n'akaga, twe gucogora ngo dutentebuke, ahubwo tuguhanga amaso aba ari udutabaza, bityo utubere umufasha n'umwunganizi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.